Thank you so much. My name is Julian. I've been a part of the gospel movement. I started learning about the gospel 9 years ago. It was the first time I heard about the gospel of Jesus Christ, the gospel of grace, talking about what Jesus came to do here on earth. And today I had the grace to attend this conference about the justification that we get through faith. So today I am so blessed that I got to attend this conference. I was listening to Pastor Cole, and I was so touched by the verse that he read for us in Romans 11:32 that says, God committed all of us in disobedience. When he explained it, he said, how can you be able to obey the word of God, yet you are committed to disobedience? So that helped me understand once again human nature's true image. I got to know that as humans, we have an evil heart, we have an evil nature, and only through faith and through God's grace, we can be justified. Thank you. Ndishimye cyane kuba nanjye nabashije kuboneka muri iki giterane twize ku nkuru y'umugore wafashwe asambana. Mu by'ukuri byongeye kunyibutsa uko nakiriye agakiza, ko numvaga uriya mugore wafashwe asambana nkumva ni inkuru itandeba, ariko naje kumenya yuko ari njyewe. Ariko ndashima Imana cyane ku bw'amagambo Yesu yamubwiye yuko nawe atamuciriyeho iteka. Uwo mugore rero ni njyewe, kuko ubu nanjye Yesu ntago anciriyeho iteka. Nange igihe cyose nahoraga niciraho iteka ry'ibyaha byanjye, ariko maze kumenya yuko Yesu atanciraho iteka, nange kuri ubu ngubu ntabwo niciraho iteka, kuko Yesu atanciraho iteka, nange sinyiciraho iteka. Rero ndi umwana w'Imana, mfite ubugingo buhoraho. So murakoze.